Muri uyu mugoroba turakomeza urugendo rwacu rwo kurushaho kuba mu bwigenge no kurusha imbaraga icyo ari cyo cyose cyatubuza kwinjira mu mugambi w'Imana, niyo byaba ari ibyo twumvanye Imana ubwayo cyangwa se ibyo twumvanye kamere yacu idashaka kwinjira mu mugambi w'Imana. Ijambo nshaka ko tuzirikanaho muri aka kanya gato mbere ko twinjira mu kurangamira Kristu niryo dusanga mu Evanjili ya Yohana umutwe wa 6 umurongo wa 68. Simoni Petero asubiza Yezu ati, Nyagasani, twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka? Twe twaremeye kandi tuzi ko uri intungane y'Imana. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Nkimara gusabwa kuvuga kuri iyi nsanganyamatsiko nk'uburyo bwo kutwinjiza muri wa mwitozo twatangiye kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru, nibajije ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, iri jambo rifite ubuhe buremere bwadufasha kwinjira mu mwitozo wo guhirika igikuta icyo ari cyo cyose cyaba kiri hagati yacu n'intego Imana ishaka ko tugeraho? Icyo cyari ikibazo cya mbere. Ijambo rya kabiri rero n'ikibazo cya kabiri nibajije, umuntu yavuga iki kuri iri jambo nk'umugambi umuntu ushaka kubaho asimbutse imitego yose cyangwa se ahiritse ibikuta byose byamubuza kugera kuri iyo ntego akabigeraho akoresheje iri jambo? Mu yandi magambo, umuntu yakoresha ate iri jambo ngo rimwinjize muri iryo banga ryo kugira urufunguzo rutuma yinjira mu irembo iryo ari ryo ryose rimuhesha kwinjira mu mugambi w'Imana? Ibyo bibazo ntabwo bikomeye cyane, nta nubwo binatandukanye, urebye ni ikibazo kimwe gusa, ariko ntabwo umuntu yakumva impamvu nabyibazaga atarebye uko ijambo ubwaryo rihagaze ryonyine. Ry'ubwaryo riravuga ko kuba umuntu yahitamo Yezu nta kibisumba, kubera ko kumuhitamo ari uguhitamo ubuzima, kumuhungaho cyangwa kumuvaho bikaba ari ugusiga ubuzima. Nta kindi kintu wafata cyangwa wahitamo kubana nacyo cyaguhesha amahirwe angana nayo kubana na Yezu, kuko Yezu niwe jambo w'Imana, niwe uvuga byose bikabaho, niwe utangaza ibyiza byose, ku buryo rero nta wakagombye gutekereza ko abangikanye n'andi mahitamo. Niwe mahitamo cyangwa niwe buzima, ubundi ibindi byose bikaba amahitamo. Nagira ngo twibutse aho iki gisubizo gikura imbaraga zacyo. Petero asubiza Yezu ngo twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka, yari amaze kumva Yezu abwira ba 12 nawe yari arimo ati, namwe se murashaka kwigendera? Nanone ikibazo cya Yezu ntabwo wakimenya, ntabwo wamenya uburemere bwacyo tumvise aho byari byatangiriye. Yezu yari amaze kwigisha kwibanga rye nk'umugati w'ubuzima, umugati utanga ubugingo. Ati, nijye mugati w'ubuzima, uwundya wese agira ubugingo, naho ubwo uwutandya ngo anyakire muri iryo funguro ry'umugati, anyakire nk'umugati utanga ubugingo, nta bugingo yigiramo. Hari hamaze gukurikiraho rero ko ababyumvise barimo cyane cyane abayahudi benshi bari bamuteze amatwi
bavuze bati uyu muntu arimo aratuka Imana, ashobora kutwinjiza muri iki kintu ati, ashobora kuduha umubiri we ngo uribwe ku buhe buryo. Mu Kinyarwanda abantu barya abantu bafite izina, bibaze ko ngo babaho. Izina ry'abantu barya abantu baryita ngo ni irihe? Babita abaryoko. Abaryoko cyangwa mu Gifaransa nibo bita les cannibales. Babaho koko, abarya umubiri w'umuntu nkaho bamuriye nkaho ari ikindi kintu. Abayahudi rero bari bikanze, ariko se arashaka kuduha umubiri we ngo uribwe, arabona twebwe turi abaryoko cyangwa turi abakanibale? Ariko icyo Yesu yashakaga kuvuga cyari gikomeye, nuko uwumwakira akamugira ifunguro ry'ibanze ritanga ubugingo bwe, nako rigize ubugingo muri we, uwo ni wubaho. Ari naho havuye ipfundo rikomeye ry'Ukaristiya ntagatifu. Na n'ubu turacyafite imyemerere nyinshi mu Bukristu, uretse Kiliziya Gatolika yari yagumye kukumva ko Yezu mu mugati na divayi aduha ubuzima bwe aba hari wese. Nta handi hantu uretse muri Kiliziya Gatolika ibyo bisigaye. Abandi babisigaranye nk'ikimenyetso gisanzwe, banabyita ifunguro ryera, bakaba barya umugati, bakaba banywa fanta, bakaba barya ibitoki, bakaryita ifunguro ryera. Sinzi uko bagenda babipanga, buri wese mu myemerere afite uko yabigennye. Twe ntabwo iyo dusangira Ukaristiya tuba turimo kwakira ikimenyetso gisanzwe, tuba turimo kwakira Yezu muri twe. N'igihe tumurangamira muri Ukaristiya ntagatifu, ntabwo tuba turangamira ikimenyetso gusa, tuba turangamira Yezu ubwe, kuko ari we wabyivugiye muri iyi nyigisho. Iyi nyigisho rero yahungabanyije imitima y'abatarashatse kumva, ndetse yakekaga, ndavuga Yezu, ko n'intumwa ze zishobora kuba zahungabanye, zikaba zafashe icyemezo cyo kumurekura kubera ko ibyo avuga bitumvikana. Nibwo rero ahindukiye arababwira, arababaza ati, se namwe murashaka kwigendera? Icyo nicyo kibazo Petero yasubije, namwe murashaka kwigendera? Akoreka mbabwira igisubizo cya Petero, namwe mugisubiremo nimbabaza nka Yezu, ubundi duze twerekera aho ngaho. Namwe se murashaka kwigendera? Igisubizo cya Petero cyari iki? Nyagasani, twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka? Nyagasani, twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka? Namwe se murashaka kwigendera? Ngande wundi ko ari ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Uwo ni Yezu Kristu uzahora akubaza igihe cyose bizagusaba gufata icyemezo cyo kumugumaho no kugumana nawe. Hari impamvu nyinshi zo kurekura Yezu, hari n'inama nyinshi zikugirwa kuri ubwo buryo ngo murekure, kuko ibyo avuga ntacyo biri kukumarira. Iyo duhagaze imbere y'ibikuta binyuranye by'ubuzima, ibi turi gushaka gukomeza gusenya hamwe na Yezu, abantu benshi batugira inama. Ufite ikibazo runaka bakamubwira bati, icyo gisubizo ushaka muri Yezu azagutinza, reka tukwereke aho uzanyura ukaba unyuze mu nzira y'ubusamo, ukigendera ugahunga Yezu n'ibye, atari ukubera yuko umwanga, ahubwo kubera ko bakubwiye ko atinda, kandi rimwe na rimwe atumva ibintu nk'uko babandi bizeza ibitangaza babyumva. Yezu nakubaza ngo urashaka kwigendera kubera ko wageze imbere y'igice cyo gucika intege, igice mu buzima bwawe cyo gucika intege burundu, uzamubwire ko wavumbuye ibanga ryatumye akundwa
akundwa na Petero, kandi Petero akamuha igisubizo cyiza, nawe umusubize nkuko Petero yamusubije. Ntabwo mpamya ko Petero yumvaga neza uburemere bw'igisubizo atanze, ariko nawe umenye ko iki gisubizo kubwira Yezu ngo nta wundi nasanga kuko namenye ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka, ubu mubwiye ukwemera kwibanze kandi gukomeye, nta kwemera gusumba uko nguko. Bakristo rero, bya bindi nibazaga mbere ubu bigeze aho nshobora kubisubiza. Iki kibazo ubwo nkubiye ibibazo bibiri byanjye mu kibazo kimwe, igisubizo cya Petero umuntu yakibona mate imbaraga zigaragaza ko afite imbaraga zihagije zo gusenya igikuta icyo ari cyo cyose cyaba kimuri imbere.